Mbona yakora barenga 200 boherejwe gufasha abarwanyi FRN bari mu gace ka Kidote muri groupe ya Remera muri territoire ya Uvira bayobowe na Colonel Fabian Mukeshimana uzwi ku izina rya Kamayi. Kuki bashyizwe muri FRN bakazwa muri Kongo none ugiye kumenasa Kongo n'abanyarwanda aba FDLR bande basanzwe muri Kongo. Perezida w'u Burundi ari ikirundo yabwiye abaturage baho yuko ngo Uvira niterwa n'abazatera u Rwanda turutse mu kirundo. Niba ari inzozi mbi iyo cauchemar abarundi bafite n'ababyandika ibyo ntabwo mbizi sinzi ngo byanditswe nande byanditswe wese ariko gushaka iteka guhuza ibibangamiye u Rwanda ubyomeka kuri Uvira hari impamvu z'ababikora ntazi ngo nizi ariko nabyo numva ari propaganda wahita chip wahita iki niki bubatse mu myumvire muri izi ntambara zira muri stand DRC cyo kumva ko okay dukuyemo gusa ko umuturanyi ababaye nawe kumva kubabara ariko nanone gute branding intambara ibera ku butaka bwawe wica abaturage babagira gutariki buri kimwe cyose ukayibrandinga ku kindi gihugu kandi ikibira kigatekana u Rwanda rugatekana kubera impamvu z'ubwirinzi bwarwo. Sinzi numva impamvu Kongo idataka yaho Kongo nayo imukiye kinyasimbizi izo ni impaka zagumye ngo barundi ko mwateguye imbonera kure muganje n'abantu mukabariza ku butaka bwacu bite byanyu bikabateza conflict ariko bikiri hagati y'u Burundi na Kongo sibyo umuntu akaba afata umugezi n'amazi mabe akayashumurira mu isambu yawe ntiyatake nyiri isambu tegurwa n'izo mbonera kure ku FRN even ni FRN ubwayo nayo izi wagwane sibyo baruvira n'abajye muri Uvira rero bikiri muri Uvira rero ni iby'abavira ni iby'abambonera kure natwe tubivuga nka commentaire ariko ntabwo nibwira ko muri aka karere k'ibiyaga bigari wajya gushoza intambara ku Rwanda yaba intambara indirect yaba intambara direct ntekereza yuko ushobora guhura n'ibibazo inzi bari syndrome de frère bahagati y'abanyarwanda n'abarundi babashyocyorana bagira gute ubundi byagenda neza bagakorana amakorabo urumva ivyo Rwanda n'u Burundi nabyo abantu zabyandikamo ibitabo kuko mu minsi menshi gutangira kwandika ibitabo nawe mucuti wanje na cya Prince n'igicuti cyanjye ariko ushatse kubizana hano nta gutotora byose wabinzana turi mu kazi turi mu kazi Sadata ntiyafungura agacumi udushumi kw'inkweto twa Burundi Insight wiri guntuka kuri Patriote ntiyamukoraho kira bita Patriote cy'ikirundi urumva Sadate arusha ubusagwe reverend kuri yo ese gibishyaka niba u Rwanda rufite ikintu rushaka ku Burundi gutsura umubano urumva babikore nk'abadiplomate no ko ndababwira ntariko reka mbabaza mwese mwavuze urumva ndano mugeshe nubwo ndani muri korali ya gisivile ubu kuko twicare reka twireme nk'ingabo ziririmbira hamwe wenda zitarwanira hamwe umuntu uri ingabo mugenzi wa karaswa uvuza induru urasakuza ukora iki nyine urasigwa mu magambo urasigwa mu byo uvuga aravuga natwe ducumira amagambo tuvuga so kubigira intambara ni biki iki gihugu cyabayeho tuzi abayobozi bakomeye hano bagiye basaba abantu ngo munanizwa n'iki kwegura tablet zanyu urumva mukegura telefone zanyu mugahanganira igihugu ije ntaga amasomo yatanzwe that is one secondary ibihugu bidukikije birimo n'ubwo Burundi bifite abarusha ubusabwe Sadate 70 kuba 70% hagire uza kuri Twitter no muri commentaire azamura ikiganza reba hano Sandrine atubwira ibyo tuvuga ibyo dukora tuvugira igihugu tugira gute tubireke ati nkunda massage ndabizi akagozi kanje kaba muri massage na sauna niho kazamfatira ni example yatangaga undashobora kuvuga ati nkunda umupira akagozi kanje kari kubivuga by'umupira twe turi mu magambo please niho tugozi twacu turi nabonye ministre w'ubanye n'amahanga acyaha asa nk'ucyaha Swakimu nabyo ntabwo ari ibintu byumvikana Osaki bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye nuko yumva ibyo Sadate yavuze n'iki aho kumubwira ngo ye kugira commentaire ashyiraho ngo nabisibe nagire gute Osaki ubu butumwa bwa Sadate byakazi ko nta nabinumvisemo abamutemo be babitewe n'iki urugero muri Qatar byagorana kubona umwene gihugu gukora iyi mirimo Sadate yatanze urugero ikorwa n'abapagasi baturuka mu bihugu bikiri inyuma mu majyambere Minister Olivier Nduhungire yasamuga ati please delete ujye umenya kuri umunyamakuru ukurikirwa na benshi ijambo delete riturukaye kuba umuntu yako ariko na Nduhungire uvuga kuri yana numva yajyaga avuga bakaba bati nawe deleting ibyo ngibyo abantu baramuntuza wasa n'abakumbuga nkora nyambaga izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutuma izi modoka bigoye
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Mu Burundi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yahaye umutwe w'iterabwoba w'Abanyarwanda uzwi nka FRN abasore 400 bimbonera kuri. Perezida Ndayishimiye yategetse ko umutwe w'iterabwoba wa FRN wongererwa ingufu n'abasore barenga 400 mbonera kure hagamijwe gushimangira uwo mutwe w'uburasirazuba ndetse no mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Mbonera kure bagaragaza ko ari urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD rukunze kuvugwaho ibikorwa bya gisirikare. Umutwe wa FRN wigambye ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki ya 19 Kamena no ku ya 15 ibingibi turabizi 2018. Ni byinshi ibingibi ariko reka mbisimbuke. Amakuru yize avuga ko mbonera kure abarenga 200 boherejwe gufasha abarwanyi ba FRN bari mu gace ka Kidote muri groupe ya Remera muri teritwari ya Uvira, bayobowe na Colonel Fabian Mukeshimana uzwi ku izina rya Kamayi. Abandi 200 boherejwe muri Rubarika muri Uvira kugira ngo bafashe abarwanyi ba FRN bayobowe na Major General Dieudonné Hategekimana uzwi ku izina rya Theophile. Abo imbonera kure boherejwe bashya ni abari bamaze igihe bakorera imyitozo ya gisirikare muri Makamba. Bakusanyijwe mu mirenge ya Kabarore, Bukinanyana, Mabayi, Mugina na Rugombo mu cyahoze ari intara ya Cibitoki ikora ku mupaka w'u Rwanda. Ngayo nguko. Kuki bashyizwe muri FRN se bakaza muri Kongo? Uhagira ngo warebaga icyo ngiye kukubaza. Nenge kubaza nese abangaba ko ari muri FRN ariko tukumva baje muri uyu mujyi wa Uvira, byo bishatse kugaragaza iki? Urumva nyine ibintu ntiwamenya. Ariko nabanzi b'u Rwanda. Yego. Ni menace ku Rwanda. None ugiye kumenasa Kongo n'Abanyarwanda. Aba FDLR bande basanzwe muri Kongo. Ariko nkanjye simply kuba Uvira abantu bakomeza gushaka kuyitekereza nk'ari interest z'u Rwanda ni propaganda yewe ntashyikira. Ababikora bafite impamvu zabyo. Kuko urumva Perezida w'u Burundi ari Ikirundo yabwiye abaturage baho yuko ngo Uvira niterwa n'abazatera u Rwanda turutse mu Kirundo. So propaganda ni ikintu gikomeza, ntigomba kugira discontinuance. Rero niba ari continuity y'icyo kintu cyo gushaka guhuza Uvira n'u Rwanda kandi Uvira n'ubutaka bwa Kongo, police u Rwanda Uvira n'ubutaka bwa Burundi ngo uburanire Uvira kandi uri Burundi, cyangwa se womekwe Uvira ku Rwanda kandi ari muri Kongo. Niba ari inzozi mbi iyo cauchemar abarundi bafite n'ababyandika ibyo ntabwo mbizi, sinzi ngo byanditswe nande, byanditswe wese, ariko gushaka iteka guhuza ibibangamira u Rwanda ubyomeka kuri Uvira. Hari impamvu z'ababikora ntazi ngo nizi, ariko nabyo numva ari propaganda, wayita chip, wayita iki n'iki. Kuko urumva ushaka guhemukira u Rwanda wateguye menace. Muri utangira inkuru hajemo Ikibira, buri Ikibira na Nyungwe birafatanye. None kuki none se bohereze mu Kibira nyine? Yego. Wenda guca ikibungo se kubera iki kandi wateguye menace? Kuko niba uri umuntu w'umugabo wateguye menace. Ese harimo ko ariko na menace yateguye ku Rwanda. Ariko abo nabanya n'abarwanya u Rwanda. Yego. FRN niba FNL ba FRN no umutwe urwanya igihugu cy'u Rwanda urazwi, warwanye wari muri biriya zira feza za Rusesabagina. Yego. So niba atari ugusuna se niba u Rwanda niba bategura ntacyo, reka tubifate ka ugusuna. Ese mwe muri menace ku Rwanda, Kongo si wanyu, u Rwanda ho murahazi rwose no kwikarita map buri kimwe cyose. Niba wajya kuri Google imeze gute yakwereka aho u Rwanda rugiye rukatakasa. Nteze gusunira muri Kongo no kugira ngo bigende gutese. Wa mugani kubyo u Rwanda ntaho biruhurira na Uvira. Erega hari ikintu twubatse mu myumvire muri izi ntambara zira muri stand DRC cyo kumva ko okay dukuyemo gusa ko umuturanyi ababaye nawe kumva kubabara, ariko nanone gute branding intambara ibera ku butaka bwawe wica abaturage bawe gira gutera buri kimwe cyose ukayibrandinga ku kindi gihugu.
ibihugu nk'ibi ngibi bivuga ko bifite ingamba z'ubwirinzi by'u Rwanda. So nigeze no kukikubwira umunsi umwe ndabikwibutsa nyongeye ngisubiremo kumva ko wenda se koko u Rwanda rutakwihagararaho rukarinda agasantimetero karwo nubwo hakurya bya bisakuza muri imyaka tumaze ntitubona se ko bishoboka. Wategura ibyo utaka kandi izo mbonera kure ukazigira gute ukagira gute kandi ikibira kigatekana u Rwanda rugatekana kubera impamvu z'ubwirinzi bwarwo. Yego. Subikiri hakurya rero ntitwareka kubivuga ariko nabwo ntago byaza mu gitangaza cyakozwe. Kuko reka nkubwire igihugu kigira abaganga. Ntago abaganga bavuga ngo cyorezo ngwino ariko kinaje ntibahunga. Yego. Bakwambarira gloves bakwambara imyenda yabigenewe bagahangana n'icyorezo kigahitana bamwe kigakishize gute abandi bagakira. Ifaranga rigize inflation iri ku rwego rwo hejuru. Ibigo nka Beneri birahari, ibigo nka finance, urwego rw'igihugu rushinzwe ubukungu bw'ubutasi bwabyo rwasohoye urutonde rw'ibyihebe buri kimwe cyose. En fait ntibitubuza kubivuga nabyo. Ariko igihugu gifite ukuntu kiba cyubatse ku buryo kiteguye guhangana n'ikintu cyo cyose cyaza nka menace. Yego. Niko cyo bita igihugu nyine. Urumva? So Kirundo, Mabayi, gukomeza urebe amakomune y'Uburundi akikije u Rwanda, ugahita wambuka muri Kongo, ugahita wogopa guhita wambukira mu Rwanda, ukanza ukikoza Kongo. Ninde se wabwiye abakongomane ko ikintu cyose kimenase kireyisisa ariko kinyuze ku butaka bwa Kongo gusa? Sibyo? Icyo twishyizemo ni iki rero navugaga mu kanya haruguru kugira ngo ntaza kukibagirwa nuko niba uteguye imbonera kure ugategura FRN ukagira gute kajya ku butaka bwa Kongo kwibira ngo urabuza u Rwanda kungubirabuza umunyarwanda gusinzira. Si uko n'ikizi urimo gukora ariko u Rwanda rurakomeza rukamuvinga on. Yego. Sibyo? Hakwiye gutaka Kongo. Kongo nta sinzi numva impamvu Kongo idataka. Yaho Kongo nayo imukiye kinya simbizi. Izo ni impaka zagomye kuvuga ngo Barundi ko mwateguye imbonera kure muganye n'abantu mukabariza ku butaka bwacu bite byanyu bikabateza conflict. Ariko bikiri hagati y'u Burundi na Kongo, sibyo? Yego. Umuntu akaba afata umugezi n'amazi mabi akayashumurira mu isambu yawe. Yego. Ntiyatake nyiri isambu. Ntihagire ibyo ngibyo abantu tubishyira ku ruhande. Nibigera ku butaka bw'u Rwanda ntibizahagera tuzazamura volume naho turabivuga gusa nka commentaire. Kandi ngira ngo wenda nicyo nenaga no gusozerezaho cyangwa sura cyambaza. Yego. Bino bihugu by'u Rwanda no kare bihugu byacu. Wenda Burundi muri wese mu gihugu cye muri make. Ariko rero Sandrine naho nk'ibiri kandi kabangana waba ukazi. Yego. Ntabwo aho u Rwanda rugeze u Rwanda aho rwaba ruvuye naho rugeze naho rugana. Sibyo? Yego. Ntabwo u Rwanda ari igihugu upfa kwitegurira uko ukivogera uko ubonye kose. Ukora imibare myinshi. Sibyo? Ubanza gukora imibare myinshi. Bya bitegurwa n'izo mbonera kure ku FRN even ni FRN ubwayo. Nayo izi wagwane. Sibyo? Yego. Baragerageje. Za Nyaruguruzi byababayeho. Sibyo? Kongo bagiye bakurikiranwa giye nagiye muri n'ama operation twagiye tubwirwa agiye bakorerwa. Ba Major Mudasiri urabazi. Yego. Bagiye bafatwa ari muri P5. Inkoni zakubiswe P5. Hako bari abantu ntabwo ari metale. Ntabwo bari metallique. Ni abantu batekereza bazi ikiba kiriho n'ikishobora kubagonga isaha yose bashaka gutera ibibazo. Yego. Ese dufata u Rwanda abasirikare 300 nuko imibare yabitwerekaga n'amakuru twahawe. Bashobora kuva Juba muri South Sudan bakajya gukemura ikibazo muri Central Africa. Igihugu kiruta u Rwanda inshuro zitari hasi ya 20 na zingahe. Yego. Kandi ubucyarakemutse urayibonye gufatanyije n'ingabo za Central Africa. Sibyo? Yego. U Rwanda rukajya muri Cabo Delgado. Iriya ntara nini cyane na iri mu ntara zishobora kuba ziruta n'ibihugu byacu byo muri Afrika hagati bitoye. Wenda hagiye division cyangwa igice cya division nkurikije bane mbona batanga iri muri Cabo Delgado. Wanabonye n'agafoto Minadef ferutse gusohora kariho operation aga footage ka video. Abantu bakurikiranye cyane kuri Twitter ya RDF. Yego. Ubwo iki ni kitonyanga mu nyanja. Urumva? Igihugu gifite ibigwi byinshi ibiriho ibivugwa n'ibyo tutamenya kuko hari amabanga y'igihugu tutamenya. Ntago bari icyo gihugu ari cyo tegurira abantu bo kugishipota. Kuko ubuzi ibintu byakubaho uramutse uramutse gishotoye. So kubana n'u Rwanda mwabana si n'umuvugizi warwo abavugizi warwo gutura n'u Rwanda mwaturana sibyo? Ariko aho u Rwanda rugeze uyu munsi ko mbibona agenshuye kandi ba hafi ntago ari igihugu wapfa kwikwegera ngo mujye muri vutani kuvute. Sibyo? Okay, mushobora kuba stagnant mugahagararaho mu mibanire mibi. Yego.
aho gutangira kucyubakiraho ngo n'abakirwanya n'iki ni ibyo tubona bivugwa mu makuru ubuzi ko eventually wahura n'ikibazo 9-6 kuzamura u Rwanda cyari igihugu ushobora guhangana n'igihugu nka Zaire kinini kingana kuriya bagakemura ikibazo kandi bakagikemurira hakurya y'amazi. Uganda yashatse gushipota u Rwanda muri no myaka nk'icumi ishize sibyo birangira ariko byanze bikuze agapira kagiye hasi abantu ko bagomba kubana. Kikwete yashatse kuzana ibyo kuri FDLR wabonye amagasopo bamukurikije igihugu cyamukurikije sibyo none abarundi sinago bazi gusoma ikarita ku isi kugira ngo bajye kwishura mu bintu nk'ibyo kandi baruvira n'abajya muri ruvira bikiri muri ruvira rero ni iby'abavira ni iby'abambonera kure natwe tubivuga nka commentaire ariko ntabwo nibwira ko muri aka karere k'ibiyaga bigari wajya gushoza intambara ku Rwanda yaba ari intambara indirect yaba ari intambara direct ntekereza yuko ushobora guhura n'ibibazo na cyane ko ushobora kwiburira impamvu sibyo yego ushobora gusanga intambara zirahenda ariko akandi gakoryo nakongera muretse ko wenda no kuvuga n'igihe gashobora gukurikizwa n'imijugujugu ushobora gusanga uzanye n'iyo game ukaba ushaka gupima imbaraga ngo urebe ukuntu bishoboka ibyo bita ama proxies imitwe y'intambara ishipota ibindi bihugu n'iki hari ubwo ngubwo wanasanga ubwo uvumbuye ako gakino u Rwanda narwo rukakinjiramo ukajya uhimba abarwanya u Rwanda narwo wenda rukakwigana urumva none se waba uri umukino wa gicuti erega ukinisha ikirundi yagikinisha sibyo rero aka karere gakwiye kuba akarere kubaka inganda zikomeye sibyo za technology za kaminuza nagira ngo amakuru ko buriya amatsinda manini y'abaforomo tugira abaforomo bamaze cyane usanga baritoreje Kongo no mu Burundi amatsinda manini yo mu gitumanaho n'ikindi ya technology usanga nabi bihugu bakura mu Rwanda amatsinda manini n'ikindi usanga rero icyari gikwiye n'abantu bakwiye gutekerezaho aho kwiri gufojaringa imbonera kure ngo zijyana hehe wazana technology n'iki nibihaho abantu bakabihaha ukaroba ugahaha imikeke myinshi ukarya ku mafaranga y'abantu ibyo se bimaze iki primitive birashaje ariko na cyane mbigarukeho ko na cyane uzi ko uwo mukino ugiyemo iyo game ugiyemo iyo kare turimo gucanga icyo gisoro urimo gupanga hari abantu bari buze bakurye nteba bakurye n'iki byose usanga wirangije ubwawe ubihombeyemo byose birashoboka ntabwo u Rwanda ntago ari poto rwose pe ariko ntibibuzana kuganira hari n'abantu bafunga umutwe akabavuga ati buriya tukiri abana bajyaga mugira nk'umuvandimwe mu nganye mukurikirana mukajya mudihana kandi ukamudiha nka kawo cyangwa ukajya mudiha nk'inshuro 8 ataragukoza n'ingumi ariko neje akongera akihambira sasa rero ubanza n'ibihugu bigira iyo kamere ukamera nk'akihambiriye ku muro gasiga kawuciye ukabwirwa ukagira gute ugasoma ikarita ugasoma amateka ukavuga uti ntagende bana ni mwene mama twanakwesurana akongera akakubingura ibyo rero ntago sinzi bari syndrome de frère bahagati y'abanyarwanda n'abarundi babashyocyorana bagira gute ubundi byagenda neza bagakorana amakorabo urumva ibyo Rwanda n'Uburundi nabyo abantu bazabyandikamo ibitabo kuko mu minsi minshi gutangira kwandika ibitabo ariko ntabwo se nzarenza kimwe ariko nzacyandika kandi nzandika kuri ibijyimano y'ibihugu Marisha tukiraho se hari amagambo umujejeta faranga Munyakazi Sadate yatangaje ariko biza kurangira avuze ati ntacyo nicuza neza kuvamo iti umugabo n'uwisubiraho ati ndasaba imbabazi wowe biriya ni ibintu wakiriye gute nk'umusesenguzi cyane kuko ukunda no kutubwira uti Munyakazi Sadate ni umushuti wanjye oya by'ubucuti se ubucuti wanjye se oya hano tuba turi mu kazi yego nawe uri mucuti wanjye nta cya Prince n'igicuti cyanjye ariko ushatse kubizana hano nta gutotora byose wabinzana iyo turi mu kazi tuba turi mu kazi ubu uzasanga umuntu w'umupolisi wanyweye wagotomeye n'usanga mwaraniganye primaire ariko gushyiraho urukoteste ugiye udagadaga mu mihanda ntabwo byakunda akazi kaba ari akazi hano turi mu kazi hano turi mu kazi hanyuma rero ibyo Sadate noneho ntabwo nabikurikiranye neza ngo mpe do A Z byantunguye nari ndano muri studio ahantu nkora n'umwe twabiganira n'abaturage bitanga ibitekerezo buri umwe wese nkunze kugarura ibintu bya radio nzaha kenshi ariho mvuye kandi nabyo ntacyo biba bitwaye ariko kera mba muri hari ko naririmbagamo ibyumba
muri ADPR barabizi burya mvuga ikintu sometimes ku bantu bashobora no kwibuka aho cyari kiriho. Twigeze kugira umuntu umwe yanitabye Imana ejo bundi Marera Zuma, Imana muri kuri dashira, twaririmbanaga, yari umucuranzi wacu, noneho agira ikibazo ibyo barokore bita ngo guhagarika umuntu indiscipline, ntabwo wagenze neza muri doctrine y'ingi kwango y'ishyaka y'itorero. Twari mu nama ya korari, abantu babitindaho impamvu uzi ibi ngibi nuko n'ubu abantu bakikankomesha iyo duhuye, kandi bakankomashiza imyaka 20 na hafi n'itanu, ubwo nabaga ibyumba 2008 kugera 98 2003 na kabiri, urumva namaze imyaka 4 kandi akaji gato, urumva umuntu nebujye naho nkura kumenya abantu benshi muri abantu bo mu bibazo bya Kongo, bamwe bamaze ari abana abanenze imiryango yabo na Iranzi buri kimwe cyose, kuko nabaya naturanye n'iya nkambi impunzi yabo. So icyo nshatse kuzana rero kugira ngo nihute njya ku gisubizo cyawe, none mu gihe twari mu nama abantu bamuciri urubanza, bamucira witeka, ni ibintu byumvikana muri doctrine. Wagize gutyo, watambutse gute, wagize gute, nuko ndababwira ariko reka mbabaza, mwese mwavuze, urumva ndano mugeshe nubwo nari muri korali ya gisivile, ubu kuko twicare reka twireme nk'ingabo ziririmbira hamwe, wenda zitarwanira hamwe. Umuntu uri ingabo, mugenzi wa karaswa, uvuza induru, urasakuza, ukora iki? Batasimwe mu bikora iki? Ntabwo turi mu ngabo za gisirikare, turi mu ngabo za gisivile ziririmbira hamwe, zisengera hamwe, zitabarira hamwe, urumva? Munsubiza namwe muri ubwo buryo. Twari mu nama ya korali, banga bati giye namuririra, namuterura, namushyira ku bitunga mujyana kumuvuza, nagira gute, none se uturimo kuvuza mwene wacu ko muri mu rusaku, rumbusubiza ahantu habi, abasivile mwabaye muteka ariko nese mbabwira, na n'ubu ngubu umuntu twabanye muri korali abagirana, turacyahura kambira icyo cyati, ntabwo tuzibagirwa igitekerezo waduhaye mu nama runaka, tukagarura ibitekerezo twari tugeze kure. Baracyariho, ntabwo nibo kuvuga bino ikiganiro babyumva, benshi barabyumva, I know, urumva? So ndemeza ntashidikanya ye Marshal David Nsengiyumva Eugene, Sadate ni indwanyi yaganira ku nkuru zireba igihugu cye, n'abantu bamutera amabuye bagira gute, biri mu burenganzira bwa buri wese, kunenga ntabwo ari bibi, no kunengwa nawe hari naho yagarukiye aravuga ati nageze kure, urumva? So iyo uri indwanyi nka Sadate, urasirwa hari yarasiwe, nyine urasirwa mu magambo, urasirwa mu byo uvuga, aravuga natwe ducumira amagambo tuvuga. So kubigira intambara ni biki? Iki gihugu cyabayeho, tuzi abayobozi bakomeye hano bagiye basaba abantu ngo munanizwa n'iki kwegura tablet zanyu, urumva? Mukegura telefone zanyu mugahanganira igihugu. Icyo ntaga amasomo yatanzwe. That is one. Secondly, ibihugu bidukikije birimo n'ubwo Burundi bifite abarusho ubusabwe Sadate 70 kuba 70%. Sadate ntiyafungura udushumi kw'inkweto twa Burundi Insight wiri guntuka kuri Patriot, ntiyamukoraho kira bita Patriot cy'ikirundi, urumva? Sadate arusha ubusabwe reverend kuri yo ese gibishaka, niba u Rwanda rufite ikintu rushaka ku Burundi gutsura umubano, urumva? Babikore nk'abadiplomate. Kesi ya Sadate nize kuza mu bintu nk'ibyo ngibyo, babikore nk'abadiplomate, bafite basanzwe babikora. Turi kuri iyi mihanda, Sadate ari kuri iyi mihanda, sinita kuri platform yararimo, sinita ku byo yari yambaye, ibyo ntago je bindeba, sinabika Sadate, urumva? Afite uburenganzira bwo kuvuga, kandi ibyo umuntu avuga, ibyo umuntu akora, ibyo yiyemeje nibyo yacumuriramo, sibyo? Yego. So umuntu arumva ko yacumuye, bimugora kubyemera, nyuma aravuga ati nabyemejwe, what is the problem? Okay, so far hagire uza kuri Twitter muri commentaire azamura ikiganza, reba hano Sandrine, atubwira ibyo tuvuga, ibyo dukora, tuvugira igihugu, tugira gute, tubireke. Nitubireka nabyo aravuga ikindi kibazo, ko twarabi abantu barabisabwe. Wowe aho UK, aho ba France, nta smart tugira, nta twitugira, nta kintu ukora. Iki umuntu akomeyekera mu byo avuga, urumva? Hari umuntu umwe twigeze gukorana hana akavuga ati jewe simvugo ariko ntari tamumenye, ati nkunda massage, ndabizi akagozi kanje kaba muri massage na sauna niho kazamfatira. Ni example yatangaga. Undashobora kuvuga ati nkunda umupira, akagozi kanje kari ku bibuga by'umupira, twe turi mu magambo please, niho tugozi twacu turi. So Sadate ariho, iyo abatariho nari kuvuga ngo rest in peace, urumva? Ariko ubwo Sadate ariho, sibyo? Natuze
sibyo n'abandi batuze bareke Sadat abo wariwe. Nabonye ministre w'ubanye n'amahanga acyaha asa nk'ucyaha Swakimu bihana nabyo ntabwo ari ibintu byumvikana. Hose bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye nuko yumva ibyo Sadat yavuze n'iki ahubwo kumubwira ngo ye kugira commentaire ashyiraho ngo nabisibe nagire gute. Ati ubu butumwa bwa Sadat byakazi ko nta nabinumvisemo abamutema be babitewe n'iki. Urugero muri Qatar byagorana kubona umwene gihugu ukora iyi mirimo Sadat yatanze urugero ikorwa n'abapagasi baturuka mu bihugu bikiri inyuma mu majyambere. Minister Olivier Nduhungire yasamuga ati please delete ujye umenya kuri umunyamakuru ukurikirwa na benshi. Wese ministre atanga uburenganzira ko umunyamakuru abudirete ngamufata ku munwa na munagane yose umuntu afite yamubwiraga ko ari ikibaho benshi direct niki benshi bigiraho what does mean direct atagakwiye direct no gusiba wabiha ubugororangingo urumva no mwitangazamakuru bwabyo sibyo wenda umurongo ntibuka neza n'udusaba ubundi mu mategeko y'itangazamakuru nyine muri commentaire babinyibutse ntabwo namaje gusoma izo dossier badusaba gusiba ibyo twagize cyangwa dusaba kwandika n'inkuru ivuguruza itanga indi version. Nta ministre ubwira umuntu ngo nasiba ibintu yanditse kuko n'umuntu muzima ntago ari umusazi Swakimu wamurekera right we yukuntu yumva ibintu bya Sadat na example yatanze then ukanamukosora kuko twita yatanze ubwo burenganzira urumva wenda ukavuga uti impamvu Qatar ikora ibi ni urumva ntago wabigereranya n'ibyo kanaka yavuze. Ijambo direct riturukaye kuba umuntu yako ariko nanduhungire uvuga kuri ya nawe ibyo yajyaga avuga bakaba bati nawe directing ibyo ngibyo abantu baramuntuza wese nabakumbuga ko nanyambaga iryo jambo direct usibwe umuntu na directing suka kukududu umunwa none se jo nashaka kwandika ikindi kintu azaba aha reka nicecekere reka directing ubutumwa ubwo sibyo bibaye ntuza bibaye hashtag you delete. Erega abadiplomate bacu bemere ko hari crise hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Iyo hariho crise ibyo Sadat yavuga n'undi yavuga ni reflex ziri muri iyo crise diplomatique hagati y'u Rwanda. Yuko iyo crise dahari abahanzi bacu bajya na collabo n'u Burundi nubwo nubitabujijwe. Indirimbo z'u Rwanda ntizicurangwa i Burundi. Urumva babaza imyaka hafi 15 bazibujije no kuzicuranga. Ariko abantu turadi bari yaranja bakagira tuzi bakora mu duke bashoboye. Sibyo? So iyo sinshaka kwinjira cyane. Twemere ko hari ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi sibyo kandi kuko umwe yaseruka ukwe umwe yaseruka yigize indyarya umwe akayipokrite undi yaseruka yigize gute undi akaba yaza yitonze nk'abandi bavuze ngo yatwaye rabini yigize pasteri hajye ugurashima ugira pasteri cyangwa urashima uwo nguwo wanagaragaza nicyo atekereza wakigira nk'ibuye ryagaragaye ritakisha isuka ibintu byazamara gutungana Sadat akakomeza aferi z'i Burundi kuko nta cy'abaturage bapfa urumva nta nubwo Sadat yanga Burundi nta nubwo mu byukuri ntekereza ko Sadat aho yicaye hariya avuga ngo umuntu azamufungurira inkweto yamuhanagurira inkweto sibyo ariko kubera tension diplomatique iri hagati y'ibihugu byacu reflex kama kari ku mutima katari keza gasesekara ku munwa nibiva muri Sadat nibiva Afrika kandi ikindi ariko reka twihigiye uraza kureba amatwiti y'abategetsi barimo kunenga Sadat izo bari buso nta kibazo gihari ukwezi niko kwinshi tuvuge tuti wese kuvuza ibi wowe bizanye gute ariko se ntituziranye ntago ibihugu biraba nkora mu ntoki nze gurundi rugero u Rwanda na Uganda bibanye nabi amagambo y'inyamakuru bikomeye mu Rwanda byanditse kuri Museveni yavuga ngo iki Museveni uyu nguyu nabamugize icyo ntazi na buri kimwe cyose ibyo binyamakuru babwiye ngo direct ntabwo twabonye amagambo y'ubusago yaturukaga muri twebwe no muri Uganda kugeza naho imirongo y'ibinyamakuru yimwe uruhushya n'ikibintu byose. Iyo hariho tension hagati y'ibihugu ibintu nk'ibi birirema ndakubwiza ukuri hari inkuru wasoma kuri Museveni umusaza Museveni mu binyamakuru byacu hano mu Rwanda ukavuga uti naje kwisanga gute urumva ndi umwanditsi wafashe umuntu wamucuritse cyangwa ukamufata ukamushyira nk'ahene yamucoma ukajya utotoraho akantu Sadat yakabije kurusha ibinyamakuru bikomeye hano mu Rwanda twabonaga byandika kuri Uganda cyangwa bya Uganda byandika ku Rwanda. There is high tension between Rwanda and Burundi. So ibiriho rero nta birenze nta gikuba cyacitse gusa niba umuntu avuga ati ndabona nakabije nkagira gute ibyo biremewe
game is over. Game is over, my brother. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.